Imana ntizaguhana ibiri bikurusha irakumva. Inshuti bakunzi ba The ITV ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cya none. Jyewe ndi Mary umurerwa, ntago ndi jyenyine ariko ndi kumwe na Yusto hanyurwa kuri kamera. Hanyuma uyu munsi twagiriwe ubuntu, turi kumwe n'abaririmbyi cyangwa se abahanzi baririmba indirimbo z'Imana, ni The Orion Singers Diaspora. Ni itsinda ry'abantu batatu mwakunze mu Rwanda ariko no muri diaspora natwe turabakunda. Uyu munsi rero bagiye kutuganirira ku rugendo rwabo rw'ubuhanzi cyangwa se ukuntu batangiye kuririmba indirimbo zihimbaza Imana. Reka rero tubahe ikaze, tubakire, hanyuma batangire batwibwira, ikiganiro cyacu kigende gikomeza, turamenya byinshi kuri bo ndetse n'ibyo baduteganyiriza mu minsi iri imbere. Twaguhaye ikaze. Murakoze cyane nkuko Mary yabivuze, avuze ati mwintroduce cyangwa tujye twivugaho. Kubatanze nitwa Clement Muhayimana, nkaba ndi umunyarwanda hano muri Amerika muri state ya Utah mu mujyi wa Salt Lake City. Nkaba nishimiye kubana namwe uyu munsi. Hanyuma hoze nawe twaguhaye ikaze. Murakoze. Nanjye nitwa Hoziyana Abewe, abantu benshi banzi kuri Hozi, nkaba ndi umunyarwandakazi, nkaba nanjye ntuye mu mujyi wa Salt Lake City muri Utah. Clement akaba ari umutware wanjye. Icyo nicyo nari ngiye gusubiraho ngo ntabwo mutubwiye Hari kancitse. Kuri ruhande turi kumwe na nanjye nitwa Gloria Nzayihimbaza, nanjye ndi umunyarwandakazi, mba muri state ya Nevada, Las Vegas. Ndi mariée, mfite abana babiri. Murakoze cyane mwese. Hanyuma mutubwiye amazina yanyu buri muntu ku giti cye, ariko nagira ngo noneho mutwibwire nk'abahanzi nk'itsinda. Nkuko Mary yabivuze, nyine turi Orion Singers, hari bagenzi bacu twarimbaraga mu Rwanda, benshi batuzi ku ndirimbo nyinshi, ariko tugeze muri Amerika nyine ntabwo twarekeye umurimo aho ngaho. Niyo mpamvu bishaka ngo ni diaspora, ni Orion ariko ikorera hanze. Ubwo rero hakaba indirimbo twagiye turirimba zitandukanye. Hari nk'indirimbo abantu benshi bagiye bamenye yitwa Tabaza Imana, yagiye ifasha abantu mu bihe bitandukanye, natwe ubwacu yagiye idufasha. Wenda twaririmba chorus yayo, tsenda Gloria Deki. Gloria niwe turirimbira soprano, nawe musashya turirimbira soprano, uza karimba alto, nkarimba tenor. Twagiye. Tabaza Imana ntizaguhana ibiri bikurusha irakumva. Nuyambaza ntizaguhana iyabivuze irahari. Amen. Murakoze cyane. Aya majwi ntago asanzwe. Tukivuga rero kuri aya majwi ukuntu adasanzwe, ndagira ngo yenda twihute vuba, twihuse tugere ku kuntu muri abaririmbyi, muri abahanzi mwahuye muri batatu mukora itsinda, ariko noneho ndashaka kumva cyangwa se turashaka kumva umuntu ku giti cye ibintu byo kuririmba byatangiye gute mu ncamake. Ese ni impano mwayimenye ryari, muvuka mu miryango se y'abaririmbyi, bimeze bite? Mutubwira kugira ngo abantu babasobanukirwe, bamenye aya majwi ahantu mu by'ukuri yaturutse kuva kera mukiri abana. Reka duhere kuri Clement. Nta cyose. Niwe mugabo uri hano tumuhereho. Okay. Mary urakoze cyane. Ibintu byo kuririmba navuga ko muri famiye byaturutsemo. Mama yari muri korali,
muzehe ko yagiraga akazi kenshi we ntabwo yabonekaga cyane ariko nawe umuziki arawukunda nkajya mbona akanda kuri piano rimwe na rimwe sometimes ariko mama niwe cyane cyane ntabwo wabidushyizemo. Hari ukuntu wagiye gukunda ukuntu nko kuri Christmas cyangwa kuri Noheli afasha abana bose bo muri neighborhood cyangwa aho twabaga bose akabashyira hamwe akatwishyura uturirimbo, ariko ngiye narabyanga ntabwo nakunda kubijyamo. Nakundaga umuziki ariko ntashaka kujya imbere y'abantu agira isoni cyane. Muri ba bandi baririmbiraga muri dushe cyane cyangwa bakajya inyuma y'umurongo bakajya guhagarara inyuma y'umurongo kugira ngo batababona. Ariko ubwo ndibuka twaje kujya hanze y'u Rwanda, ariko tugarutse mu Rwanda nibwo nagiye kwiga ahantu bita muri College Adventiste Gitwe. Niho urebye navuga ko nahuriye n'umuziki nanone, ntangira niga gucuranga noneho nyuma nza no kujya no mu kuririmba, nza no kubikunda cyane. Ubwo byakurikiyeho no kugeza uyu munsi nyine, ariko mbikora umugisha cyane kubera ko indirimbo ziramfasha kandi cyane n'indirimbo turirimba tuzi ko zifasha abantu benshi. turaza kubigeraho. Hoze Okay. Nanjye nakuriye muri famiye ikunda kuririmba, twari ifamiye nini irimo abana benshi. Urebye twari twifatanya tukaririmba, ari ibintu twenjoyinga twese, ariko kujya muri public nkaririmba ntago ari ibintu nakoraga cyane until ndangije high school, nibwo na joininze korali y'urusengero nasengeragamo, ariko nanone ari korali nini, mba muri korali nini. Nuko rero nyuma maze guhura na Clement, maze kwimaya angezaho iki gitekerezo, ntago byari byoroshye mu gutangira, ariko barantoza banyereka ko ari ibintu bishoboka, mbona nanjye ni ibintu nkomeje gukunda. Kuri rero niko na joininze groupe, mbyiyumvamo numva koko ari impano mfite. Clement wakoze umurimo mwiza. Wakoze akazi. Ni Imana yamutuzaniye. Ubwo ngubwo bitumye mpita nibaza se yenda tukavugaho gatoya nubwo tuzagira ikiganiro kirambuye. Mwaba mwembi mwarahuriye ku kuririmba, mutumara amatsiko mwahuriye ku kuririmba kuba mwembi muri abaririmbyi, ari ikintu byakoze muri relationship hari ukuntu byabaye? Yego cyane ndabyibuka bwa mbere duhura kuko twahuye ndi kumwe n'inshuti zanjye nazo zizi Clement, zaramuvuze, ariko ikintu cya mbere bamumbwiyeho bahise bavuga uyu ni musaza wa Gloria, kandi Gloria nari muzi, indirimbo ye twese turayizi, azakurinda. Mpita mvuga uyu ni musaza we, ariko noneho mpita mbona ko no mu zindi ndirimbo basohoraga namubonagamo, mbona ko kuko ari umuntu uririmba, wenda nawe yababwira kandi gace ndiuka ni ikintu byaradufashije cyane. Nk'urugero, hari igihe dutangira kumenyana kuderenga, hari igihe nko ku mugoroba ndavuga ni byose kuko nabaga Las Vegas, baba ahantu bita San Diego muri California, kuko nyine tutabonanye uwo mugoroba, nkavuga nti reka nze muririmbire gatoya mucurangire kuri piano, nkaririmba nyine nkamurikodingira akankakohereza kuri telefone kakamugwa ari surprise. Byaradufashije cyane, umuziki waradufashije cyane. Bararikiye kuzakurikirana ikiganiro love story y'aba bantu. turimo turagitegura, kizabageraho vuba ntimuzagicika. Gloria, wowe kuririmba byaje gute? Byatangiye ryari? Impano wayimenye ko ifite ryari? Byagenze gute? Tubwireho muri make. Abeshye biragoye kumenya igihe natangiriye kuko ni izi ndirimba, wenda ngerageje kugereranya, wenda hari ifite imyaka 5. No kugereranya wasanga nari nagiye kumenya ubwenge. So nkuko Clement yabivuze, mama yakundaga indirimbo cyane, ni ibintu yakomeje aduterera umwete gukora. Ubwo rero yatujyanaga mu makorali y'abana, cyane mu gihe cya Christmas, tukaririmba, twakora amakonseri. Ndibuka turi bato hajyaga haba amavuna, yatangiraga nka saa 11 saa 12 niba nibuka neza. Twabaga twabyutse saa 11 twiteguye tujya kuririmba mu mavuna. So nkura nyine ari ibintu nkunda, ngeze Igitwe niho noneho byaje no kugera ku yindi ntera, ntangira kuririmba amasolo, njya mu makorali.
kugeza n'ubu ngubu kugeza n'ubu ngubu. Uko numva yenda mwebwe babiri yenda hoze avuyemo, mwebwe ndumva mama wanyu cyane ari gushaka kuba yarabigizemo uruhare, ayobowe n'Imana cyangwa se afatanije n'Imana. So igihe cyaje kugera rero muza gukora group Orion Singers mu Rwanda. Icyo gitekerezo yenda niba muri mwebwe hari uwo cyaturutsemo cyangwa se sinzi cyaje gute, byagenze gute, tubwireho umucamake. Ubu tutagira kuri ako kantu wenda nagira ngo hari nk'abari kumva tuvuga ngo mama meza utabivuzeho neza, hari njye na Gloria tubirimo. Ndi musaza we waka mushiki wanjye, turanakurikirana. Nufana ko turi abana nyine, ubwo twaba turi kumwe nyine mama dukurura twese yadukurira rimwe. Noneho kuba Gloria yasanga amavuna batara abadive amavuna, hari bamwe bashaka batabyumva. Amavuna ni kwa kundi abantu bageraga ibihe byo gusenga ariko bakazinduka mu gitondo nk'isambu, bose bahurira kuri church saa 1 za mu gitondo. Nk'ibiterane maybe Nk'ibiterane. Ariko no tugarutse ku kibazo Mary yarabaje kiri very useful. Avuze ati se group yatangiye gute. Twagarutse mu Rwanda noneho tujya kwiga kuri secondaire Gitwe. Noneho tugezeyo nge aha tuvuye twabaga mu gihugu cya Nigeria, ahantu twabaga baririmbaga cyane. Baririmbaga cyane bavuga rwose. Baririmbaga cyane hari kuri university ahantu umwana waturuka mu bihugu bitandukanye. Navuga ko ariho exposure yabereye cyane, tujya gukunda ama-hymns, indirimbo nyine Christian music. Ariko no tugeze mu Rwanda no tujya kwiga Igitwe, dusanga ni ikigo nacyo encouraging abantu kujya muziki cyane, bigisha music muri class. Ari ugasanga naho twebwe ko niyo interest batifite, nibwo twatangiye kwideveloping ukuntu. Ariko noneho icyo gihe hari abo twari mu rungano rumwe, hari Gloria, hari njyewe, hari uwo bitaga Gilbert ubwo cyane mu Rwanda, hari uwo bitaga Titi. Gilbert turagusuhuje. Gilbert Witonze. Gilbert. Akano wita Titi Kampire Makuza. Hakaba noneho n'undi bitaga Jean Claude Ishimwe, nawe turamusuhuje na Titi. Icyo gihe ariko twari turi mu makorali atandukanye ariko turabona bakunda umuziki cyane. Noneho twari dufite ibyo bitaga amakasete, amatapes ya kera, nk'ayavuze tumeze nk'amaso abiri. Zituruka hano muri Amerika, ari group bita Heritage Singers yazirimbaga. Twakunze indirimbo zabo cyane, ukuntu amajwi ameze, tukazumva. Icyongereza narageragezaga translating mu Kinyarwanda, niko twatangiye group ishobora kuba yagerageza kuririmba nka gutya, tukabwiza ubutumwa. Niko igitekerezo cyaje, Claude arebizanye natwe twabitekerezo tuhotera dutangire. Ibyakurikiyeho Imana yakomeje kubana natwe, n'uyu munsi group iracyahari. Ariko ni gutyo group yatangiye. Okay. So group nuko nguko yatangiye. Igitekerezo ni ukuvuga cyavukiye muri mwebwe abayigize cyane. So irakomeza mu Rwanda, muraririmba. Hanyuma yenda ntabwo ndi butinde cyane ku byo mu Rwanda, kuko igihe cyaje kugera muva mu Rwanda mwebwe muza ahangaha. So mugeze ahangaha rero mukomereza hehe? Mugeze muri Amerika mukihagera yenda ndabizi ko mwaje mu bihe bitandukanye. Hanyuma mwaje kongera kwisuganya gute kugira ngo mwongere mukore group se? Nanone mwasubiye kuri cya gitekerezo cyo mu Rwanda kugira ngo mudevelop group y'ahangaha. Wenda hari Gloria agira hari ndakomeza mu kanya. Ndavuga wenda aza kunyunganira. Nk'uko bivuze twaje mu bihe bitandukanye, njye abanje kuza niba nibuka neza no kujyama nawe nyuma y'umwaka arajoininga. Gohozi we yarataravuga. Amaze kujoininga niho twicaye turabiganiraho, turavuga ati se nta kuntu twakomeza igikorwa twari dufite mu Rwanda, tugakomeza tukaririmba. Nuko twabitangiye, then hozi naza kutujoininga nyuma. Ari cyo nibagiye kema nawe yakongera. Nyine abantu bose burya iyo uje muri bino bihugu, ku batabizi hari abantu benshi bagiye baza baririmbaga mu Rwanda cyangwa afite impano imwe cyangwa iyindi, ariko wagera no kubera ubuzima nyine gushakisha ubuzima. Abantu baba busy cyane hano, time is money, umenye ugeze hano ugasanga nyine ntabwo gifite umwanya nk'uko twawugiraga tukiri iwacu muri Afurika. Ariko tugeze hano nyine kuko ari ikintu twakundaga cyane,
turavuga ati se watangiza aho kugira ngo utangire ikintu gishyashya watangiza indi branch kuko hari abandi twasize mu Rwanda bagikora ariko nkuko bari hano hari abanyarwanda batandukanye bavuga ikinyarwanda muri diaspora hari n'abanyamerika nabo dushaka kuba twarimbira mu cyongereza ariko tuvuga ko iyo need irahari yuko tugomba gukomeza gukora umurimo nibwo rero twayivuganye igisekeje dutangira tunaririmba turi babiri ubwo hari twanatiraga n'abaririmbyi rimwe na rimwe bitewe n'amaconcerts atandukanye tukaririmbana ubwo rero ngize Imana nkuye the queen ubwo mbimubwiye ati ntagerageza nkaza tugize tuba batatu ariko turacyashaka no kongeramo abandi bantu muve hano mu njyana cyane muri makeya ni igitekerezo ni uko twajya ngo dukomeze dukora umurimo na hano muri diaspora indirimbo zifasha abantu buryo butandukanye hari icyo urakoze cyane Clement hari icyo ukomojeho cy'ukuntu abantu iyo bakigera hano ubuzima amasaha akazi biba bikomeye kuki bitabatwaye kugira ngo iki kintu mukireke mukagikomeza ingufu mwazikuyeho n'iki cyabateye imbaraga zo gukomeza hari umunyarwanda wavuze ngo umuntu asiga ikimwirukaho agasiga ikimwirukamo ni nko kuvuga ngo Mary mu Rwanda wenda yakoraga wenda multimedia kotse kukiza ni gute yabasha kugira ngo akabikomeza akabikora okay nta buri muntu wese afite buri experience ye ushobora kuza ukagera muri Amerika uretse akura n'ibintu bitandukanye kandi uretse abasha ku reacting buryo butandukanye twe rero twumvaga ari ikintu kitwirukamo uvuga uti nubwo twese turakora hano muri Amerika nta kubabizi hano ntabwo waba udakora ugomba gukora kugira ngo ube ariko ku rundi ruhande nanone ifite passion nicyo nagaruka cyane ifite passion cyane n'umurimo w'Imana ni umuhamagaro ni nk'uko umuntu akunda umupira cyangwa akunda akabari umwanya arawubona arawushakisha natwe rero akabari kacu ni umurimo wo kubwiriza ubutumwa mu ndirimbo iki kintu kiratudrivinga cyane ni ikintu gitangaza cyangwa se kidasanzwe wa mugani iyo ufite ikintu ukunda ikintu ushaka umwanya byanze bikunze urawubona urawushakisha nagira ngo noneho tugaruke ku gihe mushobora kuba mumaze muri uyu murimo muririmba ni iki mushobora kwirata niba ariko navuga ni iki mwumva that you're proud of iyo murebye igihe mwatangiriye n'ubu aho mumaze kugera ni iki mwumva mwishimira as a group not as an individual as a group hari ikibazo kiri tricky icyo nishimira aho twavuze twatangiriye mu Rwanda twasohoye tumva ari album ebyiri tugeze n'ahangaha dufite indi branch diaspora urumva rero ni ikintu gikomeye turicanaririmba nk'uko yavuze ntabwo twacitse intege twashyizemo n'abandi ba members nkahozi turacyatera imbere ntabwo twacitse intege kandi turacyakomeje umurimo w'Imana so ibyo ngibyo wa mugani birumvikana ni ikintu mumaze kugeraho gifatika kandi gikomeye kubera yuko ntekereza yuko mushyiramo ingufu zose zibaho so ni iki rero muduteganyiriza cyane cyane twebwe muri diaspora ni iki muduteganyiriza nka groupe usibye yenda kuba mwabona abandi ba membre babajoyininga ese yenda reka iki kibazo nkibaze gutya nk'abantu wenda bafite ibirori bafite bajya bashaka nko kubatumira mukaba mwaza mukabaririmbira ese babatumira gute ese ni izihe plans mufite like your future plans as a group urakoze cyane Mary hari ikintu ubona nk'umaje kucyo wavuze mu kanya wavuze uti ese ni ikihe kintu muva muri proud nacyo as a group hari ibyo Gloria yaravuze ko icyo nakongeraho buriya mu murimo w'Imana nta kintu kigushimisha nk'iyo wumvishe hari abantu bakubwira bati iyi ndirimbo yaradufashije umuntu akubwira ati hari igihe numvaga mfite ibibazo ndi down numva ubuzima bwanze ariko atari kandi mutabaza Imana numva yarukuntu yahise imvana kuri point A ngera kuri point B kandi bari positive ukuntu cyangwa numva bimpa amahoro mu mutima icyo ni ikintu cya mbere numva navuga ngo tukaba turi proud yacyo ariko atavuga ngo twebwe gusa ngo ni ku cyubahiro cy'Imana icya kabiri
hari amagroups yagiye atangira akazima. The fact yuko uyu munsi ushobora kuvuga ngo Orion iracyaririmba mu Rwanda, kumva no muri diaspora naho kuva hari abandi bakiririmba tukibwiriza ubutumwa, ntabwo ari ikintu twafata for granted. Kandi turanishimira n'Imana kuko ntabwo ari umwana w'umuntu ubasha gutuma icyo kintu gikomeza kikabaho. Tugarutse rero ku cyo warurangije utubenda nka plans cyangwa wenda kamere kuba dutumira wenda badutumira ahangaha turi muri Arizona, tukaba twaje hano Arizona, niho twahuriye na the ITV which turanabashimira cyane mwabaye mwaganira namwe tukagira iyo dusharinga n'abadukurikiye. Hano twagiye twaza inshuro zitandukanye, twakora ibitaramo bitandukanye, ni ngo abadutumira nko muri church cyane cyane niho twagiye tuzamo, kubera umwanya ntabwo woroshye hano, ariko kubwiza ubutumwa dushaka umwanya twubona. Twagiye tuzaro tukora amakonseri hano, tukora andi makorari. Ushize aho duhindukira hano twari turi na Ebenezer Youth arimo uri inyuma ya kamera hariya, kandi n'ubundi ariko nzajya muri korari zombi karibu rwose karibu. So nuvuga ngo kudutumira rero, nuvuga ngo as long as abantu babitubwiye hakiri kare, akaba ari mu murimo w'Imana, siko tujya hanze cyo kubwiza ubutumwa, nuvuga ngo iki turabikorana tukareba icyo bisaba, tukaba twaza. Ku kijyanye n'uvuga ngo na project dufite gahunda zo gusohora indirimbo zitandukanye ziyongera kuzo dusanzwe dufite. Batabizi dufite na YouTube channel, ubwo dusongeraho no kuririmba ahantu hatandukanye, twongere ibikorwa, ariko ari nako none n'umwanya bitwemerera. Urabona ko hari ukuntu madame hano aremereyemo gatoya, byose no kubibalansinga, ariko muri makeya ntabwo. Urakoze cyane Clement. Hari akantu uvuzeho numva ntapfa kukirengagiza. Abantu baririmba indirimbo zihimbaza Imana cyangwa se baririmba indirimbo z'Imana nk'uko tubyita, kenshi usanga bitandukanye cyane n'abaririmba izisi n'abasecular. Ndibaza cyangwa se wenda n'abadukurikiye bashobora kwibaza, ese ko muri abaririmbyi baririmba indirimbo zihimbaza Imana, abantu batari abo musengana, batari abadventiste, bashobora nabo kubatumira mu birori byabo mukaba mwaza mukabaririmbira, batari mu idini, yenda ari abantu basanzwe? Reka ndeke ubuze wenda ko ubuze ntabwo yavuze. Reka tumubaze nyisubije icyo kibazo. Yego, kubera ko ahantu hose ushaka kuvuga ubutumwa bwiza bw'Imana, nta hantu uba buhejwe. Abadutumira bose, kandi n'indirimbo z'Imana burya hari n'izindi ndirimbo ziri secular, tuvuge nk'indirimbo z'urukundo, ni indirimbo nziza kandi Imana idutoza urukundo, nazo turaziririmba. Kandi nanone no kujya mu bantu bagutumiye burya bakwizeye, ni na opportunity nziza yo kuvuga ubutumwa, kandi abantu bose burya benjoyinga indirimbo z'Imana. So ntabwo ari ngombwa ko ari bari mu rusengero, n'ahandi hose twaharimba nta kibazo. Murakoze cyane hose. Rero murumva yuko ntabwo muhejwe, waba Adventiste, waba utari we, waba uri umuntu usanzwe, waba usenga, waba udasenga, ariko ukaba ukunda the Orion Singers, ukaba ukunda indirimbo zabo, ukaba ukunda ukuntu baririmba, nta cyakubuza kutabatumira mu bintu byawe, kuko ntabwo baririmba kubera idini cyangwa se ni ukuvuga ubutumwa, ni ukuririmbira abantu mu mitima ikaruhuka, igahambuka. Nagira ngo rero tugane ku musozo, yenda mbere y'uko dusoza mwagira icyo muvuga, niba mwumva hari ikibari ku mutima yenda ushaka kuba ntabajije, ariko mwumva ari ngombwa ko mwakidusangiza n'abadukurikiye. Gloria, Clement, kaduhere kwa Gloria. Nicyo wumva? Mbere na mbere ndashaka gushimira abantu badukurikiye, mwakoze cyane. Nk'uko Clement bivuze, dufite YouTube channel, ndabashishikariza kugira ngo mujye mudukurikira, mwumve indirimbo zacu, zirimo amagambo meza, zirimo message nziza kandi ishobora gukiza abantu benshi. Ari ibyo tuzaba tugenda tubibagezaho buhoro buhoro, ibitaramo, indirimbo nshyashya.
tuba updated. urakoze cyane Clement. nanjye najya mushimire abadukurikiye abafashe umwanya wanyu ufite agaciro kenshi kuko mwafashe umwanya wo kugira ngo mudukurikire uyu munsi najya ngo mbashimire kandi Imana ibahe umugisha. Icya kabiri najya ngo mbashimire the ITV muri gukora umurimo rwose ukomeye twakubitanye baratubwiye ati turi ku murimo ntabwo mutugenda turavuga ati ntabwo tubyanga rwose twebwe twiyemeje kubabera ijisho cyangwa amaso tuba tubirimo nyine buri kanya ntabwo twanyura tutabashimiye rwose umwanya wanyu twese tuba muri Amerika turabizi umwanya uko umeze kuba mwafashe umwanya mukadutumira turabashimira cyane. Icya gatatu navuga ndagira ngo wenda bashishikarize yuko mwakomeza indirimbo zacu cyangwa n'abatatuzi mwajya kuri YouTube mukareba YouTube turaza kubashyiriraho akalinki ariko in fact ni urebye Orion Singers -DSP nka for diaspora nkuvuga ngo wahita tubonayo hari indirimbo tumaze gushyiraho n'izindi zizagenda ziza ariko cyane navuga ngo Imana twese ikomeze turindire hamwe kandi ikomeze umugisha kugira ngo ibyo dukora byose hano ku isi ibyo bizamfa gusa ahubwo twese tuzajye mu ijuru nk'uko ariho twaspiringa kujya. Hozi noneho nawe wagira icyo tubwira nyuma mbere y'uko dusoza. Murakoze nanjye ngize icyo nongeraho nagira ngo mushimire the ITV nk'uko twese twagiye tubivuga nkashimira kandi n'abafana bacu bakurikira indirimbo zacu kandi tubasaba niba hari ibitekerezo niba hari improvement mwaba mufite kugira ngo groupe yacu ibashe kugera ku bantu ibashe no kugira impact ku mitima y'abantu mwatubwira nk'uko abandi babivuze dufite YouTube channel ushobora kujya ku ndirimbo imwe ugakomantaho commentaire turazisoma turanazisubiza numva ari ibyo ntabwo muri buducike mutadusezeye nk'abahanzi n'akaririmbo mudusezereho. ntabwo wakora se ka niyo mpano mu byaha hari reka wenda buriya akaba ari introducing ahari niwe Mana mu byago niwe Mana mu byiza iyo ushobewe ncitse intege atwongera imbaraga nta mpamvu yo kwiheba n'Imana nijoro ndetse no ku manywa. Murakoze cyane the Orion Singers Diaspora. Murakoze cyane namwe ababanye natwe mukomeze mukore subscribe kuri the ITV ariko mukore na subscribe kuri the Orion Singers Diaspora muduhe ibitekerezo twese dufatanye twese twubake imiryango twubake imitima twubake abantu. Murakoze cyane kubana natwe uyu munsi naho utaha Imana ibarinde.